twongeye turatomboye bana b'Imana watugiye ubuntu Nyagasani akaba aduhamagaye ku neza ye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana iradukunda, ije kudukiza kuri iki cyumweru cya 20 mu byumweru bisanzwe, tariki 16 Kanama 2026. Ngaha amasomo agiye kuduhuza n'ab'ijuru. Isomo rya mbere ni ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 56, umurongo wa mbere n'umurongo wa 6 kugeza ku wa 7. Uhoraho avuze atya: nimuharanire ubutungane, mukurikize ubutabera, kuko umukiro wanjye wegereje n'ubuntu bwanjye bugiye kwigaragaza. Naho abanyamahanga bizirika kuri Uhoraho, bakamuyoboka bakunze izina rye kandi bakamubera abagaragu, abo bose bubahiriza isabato ntibayice, bagakomera ku isezerano ryanjye, nzabazana ku musozi wanjye mutagatifu, nzatuma bishimira mu ngoro yanjye bansengeramo. Ibitambo byabo bitwikwa n'andi maturo bizakirwa ku rutambiro rwanjye, kuko ingoro yanjye izitwa ingoro yo gusengerwamo n'amahanga yose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 67. Mana yacu, imiryango yose y'isi nigusingize, imiryango yose y'isi nigusingiriza icyarimwe. Imana nitwereke uruhanga rwayo rubengerana, kugira ngo ku isi bazamenye ko ari wowe ugenga, n'amahanga yose amenye ko ari wowe ukiza. Amoko yose niyishime aririmbe, kuko utegekana ubutabera ibihugu byose, ukagenga amahanga yose y'isi. Nyagasani Imana yacu aduhunda cyo imigisha, Imana niduha umugisha, kandi niyubahwe n'isi yose aho iva ikagera. Mana yacu, imiryango yose y'isi nigusingize, imiryango yose y'isi nigusingiriza icyarimwe. Isomo rya kabiri ry'umwaka wa Mutagatifu yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 11 umurongo wa 13 kugeza ku 15, n'umurongo wa 29 kugeza ku 32. Bavandimwe, mwebwe abanyamahanga, dore icyo mbabwira. Mu rugero ryewe ndi intumwa mu mahanga, nubahiriza ubutumwa nahawe, nizera gutera ishyari abo dusangiye ubwoko, ngo ngire bamwe muri bo ndokora. Kuko niba gucibwa kwabo kwararonkeye isi kwiyunga n'Imana, ukugarukwa kwabo kuzacura iki kitari ukuzuka kw'abari bapfuye? Koko rero igihe Imana imaze gutanga no gutora ntiyisubiraho, kuko namwe kera mutumviraga, none ubu ngubu mukaba mwaragiriwe impuhwe ku mpamvu yo kutumvira kwabo. Bityo nabo ubu ngubu banze kumvira, kugira ngo mugirirwe impuhwe, mu gihe cyabo nabo bazazigirirwe. Imana akoranirije abantu bose mu bwigomeke, kugira ngo bose hamwe ibagirire imbabazi. Iryo ni ijambo ry'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Matayo, umutwe wa 15, umurongo wa 21 kugeza ku 28. Muri icyo gihe Yezu yerekeza mu karere k'Itiri n'i Sidoni. Nuko umukanahanikazi ava ku nkiko y'icyo gihugu, atera hejuru ati: mbabarira Nyagasani, mwana wa Dawudi, umukobwa wanjye yashegeshwe na roho mbi. Ariko Yezu ntiyagira icyo amusubiza. Nuko abigishwa baramwegera, baramwinginga bati: mwirukane kuko adusakuza inyuma. Ariko we arabasubiza ati: ndahandi noherejwe kereka mu ntama zazimye z'umuryango wa Isiraheli. Ariko umugore aramwegera, aramupfukamira avuga ati: Nyagasani ntabara. Aramusubiza ati: ntibikwiye gufata umugati w'abana ngo ujugunyire ibibwana. Umugore nawe ati: ni koko Nyagasani, ariko n'ibibwana bijya utuvungukira tugwa aho bashebuja bafunguriye. Nuko Yezu aramusubiza ati: wa mugore we, ukwemera kwawe kurakomeye, nibikomerere uko ubishaka. Ako kanya umukobwa we arakira. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Ako kanya umukobwa we arakira. Bayoboke b'Imana, nimugira amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Fungura buri munsi, ufungure buri munsi, ufungure abandi buri munsi, ijambo ry'Imana buri munsi, ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi Nyagasani yifuza kudukiza, dore ko umukiro nyakuri ari ijuru. Buri munsi Nyagasani yifuza kuduha ijuru. Wowe urwaye, uri mu bibazo, uburwayi bwaburiwe umuganga, ibibazo byaburiwe ibisubizo, Kristo niwe karuhura, Kristo niwe ukiza. Natwe tuza aha ngaha tuzanye icyizere ndetse no kwemera ko Nyagasani adukiza. Buri munsi Nyagasani arakiza, buri kanya Nyagasani arakiza, kandi akiza abantu bose, ntago arobanura ku butoni. Iki ni cyo amasomo aje kutubwira uno munsi, ko umukiro ugenewe abantu bose, mu ngingo ugira iti: akira umukiro wa Nyagasani. Akira umukiro wa Nyagasani. Gukira, iyo nshinga ni Imana itondagura, n'abantu b'Imana n'abagombye kuyitondagura, gukira ndetse no gukiza abandi. Aha rero natwe tuje kuri buri munsi
buri wese arebe aho arwaye, urebe ibibazo ufite, urebe aho urembye, urebe aho ubabaye, maze nawe uzamure ikiganza usabe Nyagasani ubwira uti Nyagasani, ndifuza ko wankiza, ndifuza ko wangiriza umwana, ndifuza ko wankorera kino. Icyifuzo cyawe nikiba gihuje no gushaka kwa Yezu, araza kugukiza. Tujye tunongeraho ngo ugushaka kwa nigukorwe muri binagusabye, kuko iyo harimo gushaka kw'Imana amaherezo urakira. Gusa abantu benshi twifuza gukira ku mubiri, urwaye igifu, urwaye rubagimpande, urwaye umutwe, diabete, indwara nyinshi cyane, akaba ariho dushaka gukirira gusa. Nyamara icyo Nyagasani ashaka nuko twakira kuri roho. Amasomo arimo ijambo twese tuza kuzirikanaho yagiye ahuriraho, ijambo amahanga. Imana ikura abantu mu mahanga mu isomo rya mbere, Pawulo intumwa y'amahanga mu isomo rya kabiri, ndetse n'ivanjiri baraza gutubwira umunyamahanga, umukanahanikazi Yezu yakijije umwana we. Ibyo byose natwe biratwerekeza ko Nyagasani aje kudutabara, aje kudukiza. Amahanga turimo na yahe ko Nyagasani aje kudukiza. Ijambo umukiro ni ijambo rigaruka inshuro nyinshi muri Bibiliya, ritwerekeza ko Imana iza gukiza abantu. Yezu mu izina rye yitwa Mukiza, Yeshua, Mukiza. Nicyo rero cyazanye Yezu. Ni iryo zina rero n'ubundi ni umukiro. Iryo zina niryo tukomeza kugenda tuvuga, iyo uryiyambaje ugira ute urakira. Yezu, nanjye uvuge ijambo rimwe gusa ndahita nkira kubera impuhwe zawe. Mbere yo gukomeza tuganira kuri ano masomo, reka iri jambo ryatambutse rikagarukaho inshuro nyinshi, tubanze turebe igisobanuro cyaryo. Umunyamahanga. Iyo bavuze umunyamahanga baba bashatse kuvuga utari umwenegihugu, uwo mutava mu gihugu kimwe, uwo mudahuje igihugu, mbona idini n'akarere n'ibindi byinshi cyane mudahuje n'ubwoko. Anabyo Pawulo yerekezaho ati amahanga, abo tudahuje ubwoko, abo duhuje ubwoko ni abahe? Ni bande? Ubwoko rero Nyagasani ashaka gutuganishaho amahanga nabo bose mbere na mbere mutari hamwe. Icyo ni cya mbere, mudahuje igihugu. Cya kabiri ni abantu bose mudahuje imyemerere. Bamwe baremera, abandi bakanangira. Abo ngabo bamwe n'abanyamahanga, abandi ntabwo ari abanyamahanga. Ariko igisobanuro cya gatatu cy'abanyamahanga ni icyaha, ni umunyabyaha, ni umuntu wese uri kure y'Imana. Burya umuntu wese uri kure y'Imana aba ari umunyamahanga. Nicyo Nyagasani aje kugira ngo wongere kwibutse ko wasanga nawe hari ahantu wabaye umunyamahanga, hari ahantu uri kure ya Nyagasani, hari ahantu mutakivuga rumwe na Nyagasani, aho nawe wasanga uri umunyamahanga kandi byabanga. Isomo rya mbere ryongera ritwibutse Abayisiraheli bari bajyanywe mu bunyago, nuko Imana ikabona ko bariho nabi, niyo mpamvu igiye kubagarura bagarura mu gihugu cyabo cy'isezerano. Ibi birashushanya igihugu cy'isezerano ni mu ijuru. Ukuntu turi hano ku isi turi abanyamahanga nyine natwe. Nyagasani kudutegura araturaritse ko azaza gutureba. Impuruza nta yindi n'iryo jambo ko agiye kugukura aturokore, atuvaniye hose twari twaragiye turi kure y'Imana. Aho niho icyaha cyatujyanye, maze Nyagasani tugarure ku butaka butagatifu, la terre promise. Aho ni hahandi ni mu butungane. N'ivanjiri uno munsi Imana iza kudukiza. Pawulo intumwa y'amahanga, Pawulo intumwa ya Kristo, aratwibutsa uwo mukiro ugenewe abanyamahanga bari kure y'Imana ko nabo badahejwe. N'ivanjiri uno munsi iratwibutsa ko ntawuhejwe ku mukiro. Imana ntirobanura. Umukiro Abayisiraheli bibwiraga ko ari bo wagenewe bwa mbere. Nibyo koko. Ariko Yezu agiye kurenya imbibi, akize n'umunyamahanga, amwereke ko yaje gucungura abantu bose. Ntabwo ari uko uyu mugore yakomeje kumuhata ibibazo byinshi, ahubwo nuko Yezu akiza ku mpuhwe ze, ariko natwe akadusaba kwakira uwo mukiro mu kwemera kwacu. Reka twongere tugaruke ku bintu bine, ibintu bine ugomba kuzuza, etape enye, intera enye ugomba gutambukamo aho umukiro utambuka. Ibintu bine: icya mbere la catéchèse, icya kabiri la foi, icya gatatu le sacrement, icya kane le salut. Inyigisho ziganisha ku kwemera kukazamuka, ukwemera kwamara kuzamuka ugahabwa isakramento, hanyuma ukaronka umukiro. Nayo yatambutse muri ino vanjiri. Catéchèse ya Yezu, inyigisho ya Yezu ni iri kuzamura uno mugore, ni ituma uno mugore bakomeza kugenda bagahanira kugira ngo aze kureba ukwemera ko agereye. Aragenda abwira Yezu ko abyumva. N'ibibwananye nabyo birya tuvungukira ko umugati bashewuje bataye munsi y'ameza. Kukwemera kuri kugenda kuzamuka. Yezu agenda azamura ukwemera kwacu kugira ngo arebe ko tukimukomeyeho.
ukwemera. Yamaze kugira ukwemera nta kindi Yezu aba asigaje usibye kumukiza. Umukobwa we agagera gute? Agahita akira. Rya jambo rya Yezu amaze kubona ko ufite ukwemera, none Yezu agiye kumukoreshaho ijambo cyangwa ikimenyetso, ubundi agira ate akire. Sakroma, ikimenyetso. Hanyuma yamara gukira akabaho akamererwa neza kubera impuhwe z'Imana. Uko niko natwe ubuzima bwacu, inyigisho dutambukamo, abo duhura, ibibazo batubaza, ibi byose ibibazo tugenda duhura byo mu buzima, izo nazo ni inyigisho duhabwa zizamura ukwemera kwacu. Hanyuma Yezu akajya yaza abona ko hari ahantu natwe twatangiye urugendo. Watangiye urugendo, hari akantu watangireho urugendo. Ako niko Yezu azaheraho kugira ngo agire ate agukize. Uyu mugore aratwibutsa ko natwe hari agakeregeshwa tugomba mu mukiro wacu. Uko dusobanukirwa n'iby'Imana, agake dufite kagakeregeshwa twatuvungukira, aho Yezu arahahera kugira ngo dukomeze ukwemera kwacu guke, agukomeze maze tubeho neza uko ashaka. Ese guki uyu mugore yakoresheje ijambo ibibwana? Twongere twibutse uko Abisirayeli birataga ko ari bo umukiro ugenewe, bigatuma abatari bene wabo babita andi mazina nyandagazi. Abashenzi, hano hava ijambo gens gentis mu Kilatini rivuga ngo gens, bikavuga ngo nation, gens gentis. Abashenzi nyine bagaheraho bahera aho ngaho, abashenzi abo mu mahanga yandi, abanyamusozi, imbwa, mbese bakagira amazina bita abandi batari abene gihugu. Uko no kwirata ati nitwe twagenewe umukiro twenyine, abangaba bo ntabwo bagenewe umukiro. Natwe abakristo hari ubwo tujya twiyemera, twarabatijwe turakomezwa n'andi masakame menshi arenzaho, tukumva nk'abandi bo bari inyuma batagenewe impano z'Imana, ingabire z'Imana, mu by'Imana bitabareba, bo batagenewe umukiro w'Imana. Rimwe rimwe tukagira ishyari, aho kugira ishyaka ryo kuzana abari kure ya Yezu. Abo bose kuri iki cyumweru Yezu arazatubwira ati nabo n'abanjye, nta numwe ntaje kureba, nta numwe udakeneye umukiro. Ahubwo contraire birangira ngewe wiyemera ngo ndi padiri, ndi uwihaye Imana, rwose negera Yezu, ahubwo wasanga ari uri kure ya Nyagasani. Kuba kure ya Nyagasani ntabwo ari distance, ntabwo ari intera iyi tubonesha amaso, ahubwo ni umutima uri kure ya Nyagasani. Twajya dutekereza natwe niba dutari mu mahanga, aho hose twaba turi kure ya Nyagasani, tukibwira ko twamwegereye, tumuhabwa kenshi, ariko nyamara wasanga turi kure ye, wasanga tutanamuheruka. Tekereza nawe uwihaye Imana, tekereza nawe uri wa mukristo w'indani, ariko ndimuherukana na Nyagasani, aho nawe uri mu mahanga. Amahanga ni ukuba kure ya Nyagasani. Ubyeyi, iyi nkuru yumve iraza kugufasha kureba nawe ahantu ujya wiyemera, bityo uce bugufi, usabe n'imbabazi. Ahantu ujya wiyemera ku bandi ati ningishoboye, kandi se wasanga ushoboye ariko udashobotse. Umunsi umwe hirya kure cyane mu gihugu cya kure, ngo cyari igihugu gikize cyane, gifite ubukungu bwinshi cyane. Nuko ngo hari abene gihugu, abandi baje mu rugendo, n'abandi benshi cyane baje guhatura. Nuko umunsi umwe ngo umuyobozi w'icyo gihugu aza guca iteka, atanga itegeko ngo abatari abene gihugu bose musubire iwanyu, ntihagire uwongera kubona muri iki gihugu cyanjye. Abene gihugu barishima cyane, kuko barishima, bafata umwanya wo kugira ngo birukane abo ngabo batari abene gihugu, abanyamahanga, bavane mu gihugu cyabo, ubundi bagumane igihugu cyabo, bagume bonyine, barye kuri ya mitungo yabo bonyine. Nuko amaze kubirukana bose baburiza indege, babakubita bahondagura bikomeye cyane, bibi, abacakara babacakaza. Nuko ngo utari umwene gihugu umwe ari kuzamuka, ari kugenda bari kumuhondagura, aza gutera agatoki, atera hejuru agira ati qui n'est pas étranger sur cette terre. Nuko arababaza ikibazo, bishoboke ko bahise bamuhondagura ati ninde utari umunyamahanga hano ku isi. Ntuze kumbaza uko bamugenjeje nyuma maze kwabaza icyo kibazo, gusa basigaye bakibazaho ngo ninde utari umunyamahanga hano ku isi, qui n'est pas étranger sur cette terre. Nawe rero uzi kwibaza icyo kibazo, mu gihe cyose watangiye uhungeta abandi, ubahungabanya, ubakubita, ubacura, ujye wibaza uti ninde utari umunyamahanga hano ku isi. Iri jambo niho rigenewe uno munsi, kureba ngo ni hehe ndi kure ya Nyagasani. Wasanga hari ahantu natangiye guhungeta abandi. Reka dusoreze ku tuntu dutatu tuza kugufasha tunagukebure ko nawe usaba kuva mu mahanga. Icyambere, hano ku isi turi mu icumbi. Iyo abantu bari ku icumbi, ukora nkaho nyine ejo bazakwimura. Turi mu icumbi hano ku isi, turi guhitegurira, ntawe utari umunyamahanga, twese turi abanyamahanga, turi kwitegura kuzajya mu ijuru, terre promise, igihugu cy'isezerano.
ni ngombwa rero guhora turi maso, twisukura, duteganya, dufata impamba itujyana mu ijuru. Iyo ni ukarisiya, wa mugati muzima wa mugore yavugaga, natwe tugomba guhabwa tukakira Yezu karisiya. Ibyo bivanjiri twegereza uyu munsi, ukarisiya duhabwa ituma tuba bazima, natwe duhabwa umugati muzima, tukegera Yezu tuzaniye umukiro. Guhabwa neza ukarisiya nk'abanyamahanga, nk'abagenzi, nk'abari ku rugendo, iyo mpamba y'abana b'Imana. Icya kabiri tugomba kuzirikana abantu twirukanye hano ku isi, abo twagiye turoga, abo twishe kubera iki? Gushaka kwikubira isi, inda nini, ubusambo. Tukibwira ko twebwe twashyitse tugashyikira, ngako kagambane, ngiye imvururu, ngiye imirwano, uhungeta abandi. Ibyo byose tugira ngo icumbi ryacu riri hano ku isi, kandi kuko atari byo. Tugira ngo twarashyikiriye, kaza kurangira abandi turi kubahungeta. Nyagasana dufashe kuri iki cyumweru, tuzirikane ko natwe turi abagenzi nk'abandi bose, dusangire n'abandi umugati w'abana b'Imana, umugati muzima. Nyagasana twihere ngo twitegure neza, tuzamusange mu ijuru. Icya gatatu tuzirikane ku mpuhwe Nyagasana tugirira. Ntabwo duhabwa Yezu kubera ko turi beza, ahubwo duhabwa Yezu kugira ngo tugire beza. Nyagasani duhabwa muri ukarisiya ni impuhwe z'abatugiriye. Ntabwo ko twari beza, ntabwo ko twari intungane, ahubwo ni za mpuhwe Nyagasana akomeza kugenda tugirira, kuko turi abanyabyaha, turi abanyantege nke. Guhabwa Yezu ntabwo ari duwa zacu, ni faveur, ni impuhwe Imana iba yatugiriye. Ni nabyo Mutagatifu Yohani Mariya Vianney yabwiraga abayoboke b'Imana bari Arise, muri paruwase ya Arise ati: mujye muhazwa kenshi, muze muhabwe Yezu. Yego ntitumukwiye, ariko turamukeneye. Amen, amen, amen. Mwese mbifurije icyumweru cyiza, twakire Kristo uje tugana, maze tubeshweho nawe, aba ari utugenga ubuzima bwacu bwose. Mwese Imana ibahe umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Basumuko Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.